afande we ariko kanyumba ntabwo nawe uvuga nta kintu wari mugiye nakubwiye ko utagomba gusohoka n'umururu narabivuze ntabyo navuze niko madame nabivuze inshuro zingana iki mwari mugiye he mwari mubimenyesheje nde mwari mutembere igihe turimo ntabwo ari cyo gutembera kuri mwebwe cyane wowe n'uyu muhungu mwari mutembere soni nababwiye ko mutagomba gusohoka muri iyi nzu mu gihe iperereza ryacu rikirimo kujya mbere muranyumva neza kamarade aba bantu bagomba guhanwa ko bari gukina n'inzego z'umutekano gute barenga ku mabwiriza twabahaye uranyumva neza ikindi kandi ntaribagirwa ejo saa 3 ugomba kwitaba kuri office kuri polisi uri kunyumva neza kandi witeguye abashyitsi bagiye kuza muri uru rugo vuba aha ngaha sigarana abantu bawe murakoze muri mukingurire bazima Ferega ni birebire turaza kubisobanurira ariko turabizura kuko ari ibintu by'amareka kugiza amahirwe y'umugabo n'uza niba bahamagaye ibibazo guhamagara nuko yanze kukumva ariko ntibumvikane reka tujye mu nzu tugusobanurira ariko aho uri hose nkwifurije noheli nziza ndetse n'umwaka mushya muhire kabisa n'ibintu nakwifuriza ahantu hose uherereye waba uherereye mu Rwanda agace kose waba urimo waba uri mu Burundi ndetse n'ahandi hose urimo gukurikirana filime yacu Urwibanga so rero nkwifurije umwaka mushya muhire so rero murabona ko filime nje kukwisegura filime yakomeje gutinda ariko mwihangane kabisa ni ikibazo cy'iminsi mikuru ikibazo cyose urimo kwibaza ahangaha nanjye nicyo njano ngo ngusubize kabisa wowe kandi subscribe ubundi twikomereze tukomeze tubane muri iyi filime yacu Urwibanga zinde episodes zikurikira kabisa mukomeje gutegerezanya amatsiko menshi cyane ariko muhumure filime kabisa irimo gutegurwa kandi iraza kubageraho vuba nyuma y'iminsi mikuru filime iraza ari umuriro so rero n'umuhungu wanyu kabisa ubasobanurira cyose wagezaho ibiganiro no kubagizaho amakuru kubijyanye na filime Urwibanga wowe nakubwira ngo komeze kwikurikirana kandi ntucike intege filime buriya igiye gutegurwa isaba ibintu byinshi kugira ngo bakore ibintu bizima kandi bifite karite bisaba ibintu byinshi ndetse bisaba no kwitonda no kubiha umwanya no guha gusubiza ibyifuzo by'abafana nkazira comment mu mwandika comment kabisa barayi comment nizo bareba bakavuga ati abantu reka tubategura ibintu bimeze gutya so rero ikindi kandi niba wararebye iyi episode iheruka ukayirangiza niba ukaba warishimiye ko Emile na Grace babafashe bakaba barabacakiye andika hasi muri comment ngo amena ubundi twikomereze kabisa so iyi filime rero nubwo kabisa yakomeje gutinda ariko ni filime nziza cyane washishikariza buri wese kuyireba nawe ubwawe ukaba wagiramo byinshi ndetse bigiye binatandukanye we komeza kabisa gukurikirana filime hafi ukanda kunzogera mu gihe umaze gukanda subscribe ugakora like menshi ugakora amashare cyane kugira ngo filime kabisa n'igisoka igikugiriraho ku gihe nicyo nanjye ndi hano kugira ngo ubwire so amatsiko ni menshi rero ariko amatsiko nashire abicanyi cyangwa se abantu bakekwa abantu babagome cyane aribo Emile na Grace mwakomeje gusaba ko bajyanwa gufungwa cyangwa se ubutabera bugatangwa
nibyo kabisa bigiye kuba byakurikira, nta kindi rwose, kuko ni nabyo mwari mutegereje, ndetse nabyo bituma filime itinda kugira ngo hatongera kubamo amakosa yo kudatanga kutumva ibyifuzo by'abafana. Nicyo gituma filime itinda kugira ngo bategure neza, barebe icyaba gifite inyungu abafana. So urumva ko rero ubutabera bugiye kuba bwatangwa vuba ngaha kabisa kuri abo bicanyi ndetse n'abagizi ba nabi. Abishe Mutoni bamujije ko afite amakuru yabo, cyangwa se arimo gushaka gutanga amakuru yabo kuri kamarade, bamwica bamujije icyo ngicyo. Saha izi nabo murabona ko ibintu byababanye ibintu birebire kabisa, ntabwo wumvaga ko byagera kuri uru rwego, ndetse bari mu bantu bari kwicuza ibyo bakoze kandi cyane. Urumva ko rero nayo matsiko kabisa nashirira no kwibaza ngo ese Debora bizagenda gute, se we na kamarade bizarangira gute? We kandi subscribe nanjye njanga kugira ngo ibyo aba ari byo nkugezaho. Debora rero nta kindi, nta kundi byagenda rwose. Bakomeje gusaba ngo Debora n'ubundi nashaka zibane na kamarade baraberanye, n'ubundi niko bikwiye kugenda, bitewe nuko Debora we yamaze kubona nibyo ndi bavuga ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera. Uwo ni Grace ntabwo yigeze amenya ko umugabo we ari umuntu usobanutse, cyangwa se ngo amwiteho nk'umuntu w'umugabo ugira umutima mwiza bingana kuriya, ahubwo yigira gushaka kumuca inyuma, ajya kuri murumuna we Emile, aribyo birangiye bimukozeho. So rero urumva ko Debora we yasafatirana ayo mahirwe, mu kuyafatirana kose mugiye mubibona ko arimo kubigeraho. Nta kindi rero kigiye kuba cyakurikira usibye kuba yakwisiganira na kamarade, kuko barabe byabo byarangiye, bagiye kujya gufungwa. Nuko bujya kubafunga byabo uko biri kose byarangiye, nta kindi kintu kabisa barenzaho, ndetse nta n'ikintu bakora ngo babihunge, bitewe nuko mwabonye ko umupolisi nawe aba ari kubacungisha ijisho akantu ko kandi bo bibwiraga ko wenda nibacika kamarade bazaba bagiye, kuko kamarade ariwe bashinze kubacunga. Bumvaga ko bizahita birangira, ariko namwe mwabyibone ko n'ibintu bitahita birangirira aho ngaho. Rero birasaba isukari ndetse nyinshi cyane kugira ngo bari abantu babe bahunga. Ubu byararangiye, ubu ni ukubafatisha, igisigaye ni ukubafunga muri make. Nicyo kintu gisigaye, nubwo kamarade we murabizi n'ibisanzwe, nubwo bambwiye ngo reka bajye kumusobanurira, we n'ibisanzwe nyine muramuzi, baramupfunyikira n'uguhita bamubwira ibyo bishakiye. Kamarade murabizi ntajya akomeza ibintu, ariko ubutabera bwo kabisa burahari kugira ngo buze gukemura ibintu byose, ibibazo byose biri muri rwo bikemuke. Ndetse na Mutoni byashoboka ko yatashye, bari mu kwibaza ngo mbese ari hehe, byagenze gute, ariko ko biri kose yaratashye. So urumva ko rero kabisa filime ikomeje kuba yaryoha, filime iri kugenda yaryoha kabisa. Ibintu mbese twarimo dushaka bigenda bigerwaho, nk'ariya twavuga ati se abantu baramutse bagiye bagatoroka, urumva bari kuba bashyize kamarade mu bibazo ndetse binakomeye cyane, bititwa ko byoroshye. So rero wowe nakubwira ngo wikanda subscribe, ubundi tukomereze twibanire mu zindi episode za filime Urwibanga. Kandi iyi filime ni nziza cyane kabisa, uburyo ukwiye no kuyigeza kuri buri muntu wese, yaba wowe inshuti yawe, umuntu wa hafi yawe, cyangwa se umuntu uzi ko akeneye ubumenyi bwo muri sosiyete, kuko ibintu bakina kabisa biba birimo inyigisho ndetse zinakomeye utapfa kubona nko mu ishuri. Ibi ngibi ni ubuzima busanzwe, haraho naho tugihigira byinshi. Like wenda hari ukuntu uvuga ati nari ngiye nko gukora nk'icyaha runaka cyangwa se ikosa runaka, ukaba urebye iyi filime ukahita uvuga ati reka mbihagarike, bitewe nuko ndabona ko mu gihe kiri imbere amakosa azavamo, nako ingaruka zizaza nshobora kutazazakira. Iyo rero niyo mpamvu imwe ishobora kugutera kureba ino filime ukavuga ati nkweme inyigisho. N'umugenzi wawe wenda uzi ushobora ukunda wenda guhubuka gupfa gukora ibintu atatekereje, uhita uvuga ati no muntu reka mugire inama, bitewe nuko ibi bintu si byiza. Mu gihe byaramuka bimugize ingaruka, ese yazakira? Cyane cyane ko murabona ko nka Emile na Grace, murabona ko ibintu byabarabarenze. Emile we murabona yisaba nk'umusazi, arashaka gukuramo inda yateye, ari we mwana wa mbere yaba agiye kubyara.
nyuma yo kwica umuntu barimo barashaka akaba ashaka no kurenzaho ndetse n'ibyaha bibiri harimo kwica umuntu ndetse no guca inyuma mukuru we, hanyuma akaba ashaka no kugira icyaha cya gatatu cyo kuba yakwica umwana uri mu nda ya Grace. Urumva ko rero ibyo ngibyo biterwa no kuvangirwa cyangwa se ibintu bikubanye byinshi, bikaba bikubanye byinshi mu mutwe, nta kintu ufite cyo gukora kandi ibintu ari wowe wabyikururiye, ibintu ari wowe wabikoze. Urumva ko bihita bifata indi ntera ndetse bikaba byaba bibi. Urumva ko rero ni ibintu biba bidusaba ngo twigireho tumenye ngo ese ubuzima buhagaze gute aha hanze. Niyo mpamvu kugira ngo rero filme irimo gutegurwa wowe ntugire ikibazo, urasabwa gukanda subscribe, ubundi ujya hasi muri comment wandikemo igitekerezo cyawe, ubundi utegerezanye amatsiko byo ni menshi cyane. Ariko filme n'umuriro nibyo bikwijeje, filme kabisa n'umuriro, ntabwo filme izongera kuza irimo ibintu by'amafuti, bazajya babikosora kabisa bashyiremo ibintu bigaragara kugira ngo abantu bose kabisa banyurwe ndetse kandi bishimire uko filme imeze. Niyo mpamvu rero nagusaba gukanda subscribe, ugakanda like, ukanasharinga ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo filme episode yose izagiza dukomeze twibanire mu bindi biganiro by'iyi filme yacu Urwibanga kabisa.